bagirire neza baroroshye kandi bararemerewe hari abari ku bisasiro byabo hari abo uburwayi bwanze kugaragara hari kuri Imana ivura ni wowe muganga mukuru dufite turasanze ngo ugire icyo ukora remera abantu ubuhamya remera abantu amashimwe mu izina rya Yesu Kristo dusenge abantu Satani ashaka kunyaga turasanze ngo ukureho urupfu mu izina rya Yesu Kristo uri umubyeyi mwiza uri nyakubahwa uri muganga mukuru ntakikuranira aya masaha turazamuye isengesho dusengera abarwayi uri Imana ishobora byose twarakubonye ugeze kwa Yayiro twarakubonye ugeze kwa Lazaro mirimo n'ibitangaza wagiye ubikora na n'uyu munsi uracyakora na n'uyu munsi uracyakiza kiganza cyawe kirakiza abarwayi taya sire drome mando ya sika ndasengera abarwayi mu mbaraga z'amasengesho turategetse twirukanye uburwayi bw'amayobera twirukanye uburwayi bw'abadayimoni mu izina rya Yesu turacyasha imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu ubwoko bw'Imana niburekuke ubwoko bw'Imana nibubohoke mu izina rya Yesu dutabaje Imana ishobora byose Mana nukura abantu nibakira tuzagushima tuzaguhimbaza Uwiteka Mana nyiringabo tugushimiye umugoroba kubera kurengera abarwayi kubera kuratabaye imyuka bapfuye batizera imbaraga z'abapfuye badakebwe mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'umuriro n'izururuka imbaraga z'umuriro n'izururuke Imana ishimwe Uwiteka ibyimba byo mu nda turasenze ngo nibakire abari kuribwa mu ngingo zose nibakire mu izina rya Yesu ukuboko kw'Imana kuracyakora Uwiteka amaraso yawe Yesu yagize umumaro amaraso yawe yakoze ibikomeye magaze mu butware magaze mu bushobozi fodere mando de kota hela size bone shala gere mora destaya duhamagaje imbaraga z'umuriro imbaraga z'umuriro hari abarwaye za kansa abarwaye za diabete abarwaye za hepatite A na B na C tubasabiye imbaraga tubasabiye inkomezi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti yo dukanze ibibyimba byo mu nda za nyababyeyi dukanze ibibyimba byo muri za nyababyeyi ibibyimba birahihishwe dusengeye abafite amatransifera atandukanye hedostanse grere morataya hela size foni mando pereze kita winima witeka we turaritse imbaraga z'Imana ngo zuruke tala ezobrike mando de shayigombe imbaraga z'Imana zibe kuri bo tunanisha imbaraga z'amahembe n'ibitega twirukanye imbaraga z'abarozi twirukanye imbaraga z'abashikana bashikisha mu izina rya Yesu Kristo gahurukana imbaraga zibohora ngwino ubohora baboshye hari abantu bamaze igihe baboshye Mana ngwino babohore urakoze amen haleluya Yesu nashimwe ndasaba reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana umugisha Imana itanga ubane namwe aho muherereye hose abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana tumaze iminsi tubana muri iyi minsi Imana y'amahoro ibahereza umugisha mwinshi reka musabe kugira ngo abasuhuze namara kubasuhuza yongera bibwire ahita nasenga Imana muraho ndabashuhuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana nabane namwe amen nkuko mubizi ninjye wa mugore tumaze iminsi turi gusengana yego mazina yanjye ni Mukaburanga Florence ndi umukozi w'Imana biragaragara rwose pe abandi n'umukristo Imana ishimwe rero tugeze hano nubwo bwije ariko imbere y'Imana ntago bwije yego tugiye gusenga kugira ngo dutangire ikiganiro yego ni karibu kubasengera Mana data wa twese uri mu ijuru Imana ikomeye Imana ifite imbaraga n'ubufasha turagushimye cyane amasaha nk'aya y'umugoroba tugushime ko abanye natwe waturengeye Kristo aya masaha y'umugoroba turakwinyenze ngo niwururuke uzubane natwe dusengeye ikiganiro dusengeye indirimbo dusengeye buri kimwe cyose unyemerere ntabari twebwe haboneka izina ry'Uwiteka ngaho tukuragije gahunda zose mu izina rya Yesu Kristo amen yego tugiye gutangira ikiganiro ariko gahunda mfite uyu munsi wa none ubuhanuzi mbafitiye
no gusengera abarwayi. Yego. Abarwayi bararushye, abarwayi bakeneye isengesho. Niyo mpamvu nasizeho gahunda yo kujya nsengera abarwayi cyane. N'ijambo tujya turishyiraho ni byiza, ariko bijya birushaho kuba byiza iyo dusengeye n'abantu batameze neza kugira ngo barusheho kumera neza. Imana nitugirire neza cyane. Rero tugiye gutangirana n'uyu muririmbyi wa 91 turirimba. Yego. Kugira ngo amavuta akomeze amanuke. Imana nitugirire neza. Yego. Ai gitare cy'Imana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana, none rero none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Amazina amaraso byo mu rubavu rwawe binyiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinda ukundi, n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinda ukundi. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura, sifite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wampfiriyeho, niwo njyaniringira uwo wampfiriyeho, niwo njyaniringira. Dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushaka ubuntu unyuhagire ibyaha. Mutabazi ne gupfa unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa aya masaha unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa uyu mwaka unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa aya mezi unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha, byose ntibyashobora
kudukura ibyaha ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunshungura simfite icyo naguha nizeye umusaraba uwo wampfiriyeho niwo njyaniringira uwo wampfiriyeho mana yanjye niwo njyaniringira dore nambaye ubusa ndakwinginze unyambike sinabasha kwikiza ndagushaka ubuntu unyuhagire ibyaha mutabazi negupfa unyuhagire ibyaha mutabazi negupfa unyuhagire ibyaha mutabazi negupfa hayiwe ngo unyuhagire ibyaha yiwe mutabazi negupfa. urakoze cyane ku ndirimbo nziza cyane uduhaye. Uyu munsi twamaze kumenya neza ko ufite impano yo gusengera abarwayi. Ntabwo turi buze gukora ikiganiro kirekire ariko kandi twaguhamagaye kugira ngo wongere usengere abarwayi. Ukeneye gukira indwara zitandukanye ajya kurikira isengesho rica hano kuri Channel Imana Irahari TV. Reka duhite tugusaba kugira ngo uhite ujya mbere usengera abarwayi aho kumwuka akuyoboye ubundi tuze kugana ku musozo. Imana ishimwe cyane. Twari turi kuririmba umuririmbyi wa 91 ni umuririmbyi mwiza cyane, ni umuririmbyi uririmba ukumva urabohoka. Yesu nashimwe. Bangwe igitare cy'Imana reka nguhungireho. Igitare cy'Imana cyo dukure guhungiraho muri iyi minsi, waba urwaye, waba ufite ibibazo bitandukanye bigoye ubuzima bwawe, hungira kuri gitare. Yesu natugirire neza. Ngo kubw'imbabazi zawe ngo kera waramenewe, ngo none ubu nkwihishemo umushinya w'Imana. Nta handi dukure kwihisha usibyo ku Mana yacu. Bibazo dufite, intambara turi kurwana nazo, nta handi dukwiriye kuhungira ni kuri Kristo Yesu. Yesu natugirire neza cyane. Mana reka rero dukomeze dusenga Imana, dukomeze tubwira abantu bari mu bibazo bikomeye bigoye, biringira Imana kandi bayizere. Tugiye gusengera abarwayi aya masaha. Aho umurwayi wese aherereye yizera Imana ko iramugirira neza. Nta burwayi Imana idakiza, uburwayi bwose Imana irabushoboye. Mana data twese uri mu ijuru, aya masaha y'umugoroba duciye bugufi imbere yawe, ariko tuzanywe n'igikorwa cy'urukundo. Tuje gusengera abarwayi kugira ngo bagirire neza. Uwiteka arabari Kanombe, harabari Faisal, data twese mu bitaro bitandukanye, haba mu gihugu cy'u Rwanda, haba mu bihugu by'abaturanyi, haba mu bihugu byo hanze. Dusengera abarwayi barwaye kanseri, abarwaye indwara z'imitima n'imivuduko. Uwiteka nyiringabo Imana, uburwayi ni bwinshi, ariko tuzamuye abarwayi mu ngo by'amasengesho. Turakwinginze ngo ururukire gukiza abarwayi, bagirire neza baroroshye kandi bararemerewe. Hari abari ku bisasiro byabo, hari abo uburwayi bwanze kugaragara, hari kuri Imana ivura. Ni wowe muganga mukuru dufite, turasanze ngo ugire icyo ukora. Remera abantu ubuhamya, remera abantu amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Dusengera abantu Satani ashaka kunyaga, turasanze ngo ukureho urupfu mu izina rya Yesu Kristo. Uri umubyeyi mwiza, uri nyakubahwa, uri muganga mukuru ntakikuranira. Aya masaha turazamuye isengesho dusengera abarwayi. Uri Imana ishobora byose. Twarakubonye ugeze kwa Yayiro, twarakubonye ugeze kwa Lazaro. Mirimo n'ibitangaza wagiye ubikora, na n'uyu munsi uracyakora, na n'uyu munsi uracyakiza. Kiganza cyawe kirakiza abarwayi. Taya sire drome mando ya sika. Ndasengera abarwayi mu mbaraga z'amasengesho. Turategetse twirukanye uburwayi bw'amayobera, twirukanye uburwayi bw'abadayimoni mu izina rya Yesu. Turacyasha imbaraga
tubuze umwijima mu izina rya Yesu. Ubwoko bw'Imana niburekuke, ubwoko bw'Imana nibubohoke mu izina rya Yesu. Dutabaje Imana ishobora byose. Mana nukuri abantu nibakira tuzagushima, tuzaguhimbaza. Uwiteka Mana Nyiringabo, tugushimiye umugoroba kubera kurengera abarwayi, kubera kubatabaye. Imyuka bapfuye batizera, imbaraga z'abapfuye badakebwe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umuriro nizururuke, imbaraga z'umuriro nizururuke, Imana ishimwe. Hela sisiwa debi ene fodrayi. Uwiteka nuhimbazwe, Uwiteka nuhimbazwe. Duhamagaje amaraso yawe, amaraso yawe Yesu yagize umumaro, amaraso yawe yakoze ibikomeye. Henitala zobi ene fodere mando zekota. Hela size bone shala gere mora destaya. Duhamagaje imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuriro. Hari abarwaye za kansa, abarwaye za diyabete, abarwaye za hepatite A na B na C. Tubasabiye imbaraga, tubasabiye inkomezi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yo dukanze ibibyimba byo mu nda za nyababyeyi, dukanze ibibyimba byo muri za nyababyeyi, ibibyimba birahihishwe. Dusengeye abafite amataransiferi atandukanye. Hedostanse gere morataya, hela size foni mando pereze kita winima. Witeka we turaritse imbaraga z'Imana ngo zuruke. Tala ezobrike mando de shayigombe. Imbaraga z'Imana zibe kuri bo. Tunanisha imbaraga z'amahembe n'ibitega. Twirukanye imbaraga z'abarozi, twirukanye imbaraga z'abashika n'abashikisha mu izina rya Yesu Kristo. Gahurukana imbaraga zibohora, ngwino ubohora ababoshye. Hari abantu bamaze igihe baboshye, Mana ngwino ubabohore. Urakoze, amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Ndasaba abarwayi ahantu baherereye hose, kandi uburwayi bwose urwaye ntago ari ubwo kukwica. Yesu arakiza, niwe muganga, ni muganga wacu mwiza cyane, ugira impuhwe akagira ibambe. Rero aya masaha twari turi gusenga, dusengera abarwayi kugira ngo aho bari hose bagire kwizera, bagire ibyiringiro. Uwiteka ashoboye byose, nta kintu kijya kimunanira. Rero mugire ibyiringiro aho uri hose, waba uri kwa muganga, waba uri mu rugo iwawe, wizere ko Yesu agukiza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Nibyo Imana yaguhaye message yo kujya ushyira imbere abarwayi. Yego. Iri sengesho ntituzaribure. Yego. Rwose twanye tubyumvikane, iri sengesho ntituzaribure kuko twe dukeneye isengesho. Umuntu rero, abantu burya bagira ukwizera kugiye gutandukanye. Umuntu ashoboye kutizera ko hari ikimana ikoze ku buzima bwe. Yego. Akifuza nimero ya telefone kugira ngo muze mufatanya mu isengero. Yego. Nta kindi ni isengero. Tambutsa nimero ya telefone. Nimero yanjye 078 91 88 753. 078 91 88 753. Wakwifuza ko twasengana, niyo nimero yahamagara tugasengana. Murakoze, Yesu abagirire neza. Urakoze cyane. Wowe warudukurikiye mutarakora subscribe, kora subscribe, shyireho share yawe ndetse wandike comment muri comment aho ngaho tumenye ibyo tugomba gukosora. Murakoze cyane. Shalom.